Inshuti Pioneers bakunzi ba Kamanzi Official, nongeye kubasuhuza cyane kandi nifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Ndazindutse. Zinduwe n'iki? Hari benshi bagize ibibazo, payi zabo zagiye. Ejo nitabye telefoni mwuka byarabwe. Shintabye telefoni abantu twari kumwe bati ariko duhikira ko tugufashe kwitaba. Ndibuka hari abahungu twabanaga banyitaga call center. N'ejo nari nasubiye kuba call center. Ubwo niba nari Kamanzi Official call center. Ya ndabasuhuje cyane ariko muhumure nta gikuba cyacitse, ahubwo ni ivugurura ryabaye kandi ryakozwe kuri buri mu pioneer mu bihe bitandukanye. Ejo barabibyukanye bamwe abandi bigenda biza kuko nge byageze mu masaa sita batarangeraho, ariko byagiye kugeza mu masaa yine z'ijoro bangezeho kandi nta kindi cyabaye, ni ibisanzwe. Twiteguye kandi uyu munsi iki tariki 14 ni grace period, final grace period, ni umunsi wa nyuma w'imbabazi. Katubibavire imuzingo mu kanya. Reka tubibutse ko abantu bafite ibirori ibyo ari byo byose, abantu bagize ibyago bari kukiriya wenda n'ibindi bakeneye ababafasha mu guteka mu rugo iwabo, babonye abashyitsi b'imena. Hari itsinda hano bita JMK Group. Ndababwiza ukuri, icya mbere baba bifite ibikoresho byose, nta gikoresho bari bugusabe, kuva ku kiyiko kugeza ku isafuriya. Hari ibyo guteka, ari ibyo kwaruriramo, ari ibyo ku meza, ari buri kimwe. Cyeka ibyo kunywesha ibyo ni ibyanyu. Hanyuma bakagukora buri kimwe, bagahagarara hariya kuri buffet bakabufasha gusavinga aba bantu ku buryo abantu mushobora no gusagura. JMK Group ndayibatuye. Nimero zabo ni 0782 513 056, ahasigaye muhuze. Hanyuma rero ubu tuvugana gende ku isaha 11 ubu nkora iki kiganiro na 52, naho muri Amerika bari kuwa kane, bari ku isaa 2 za nimugoroba n'iminota 52. Bivuze ngo isaha baduhaye cyagiye mu itangazo bongeye gusubiramo muri update yasohotse, barimo kutwibutsa, twibukije final reminder. Ni saa 2 niho biri bubere. Aho bibera biraba ryari? Biraba saa 12 zo ku mugoroba hano iwacu, saa 2 zuzuye hano ku isaha ya UTC. Final reminder cyangwa se umuburo wanyu muragira uti: final reminder, grace period requires both KYC and mainnet migration to be completed by 8 a.m. UTC on March 14th, 2025. To avoid forfeiting most of your Pi other than Pi mined within the rolling window of the last 6 months before your Pi is migrated. Jya mu itangazo ugikora ibi birambuye kuri iryo tangazo. Grace period final deadline extension yari yigijweyo yimurirwa ryari. Complete KYC and migrated to mainnet migration by 8 a.m. nkuko nari maze kubisoma kuzira tariki niho bayimuriye. Icyo gihe nibyo batwibukije. Ibi ni iki rero? Kuvuga ngo umuntu wese iyo saha iri bufate afite atarujuje KYC, nta mainnet migration afite, yagize mainnet checklist itaruzuye, kugira ngo abone uko akorerwa mainnet migration. Uwo muntu nongereho ngo uwo muntu ntumwibagirwe. Uyu muntu udupayi twe yamayininze mu mezi 6 ngo
muri iki gihe cy'amezi 6 ngo huwe barakukumba. Hanyuma katwigarukire ikintu kirumvikanye kandi gisanzwe cyumvikana, reka twisubirire inyuma. Batwibutsaga ibigiye kuba, bavuze ngo final deadline ni nyirantarengwa ya nyuma nta nyuma. Uretse twigarukire noneho ku kasamutwe. Zibona kasamutwe cyane akasapayi byagenze bite kugira ngo abantu babe barikoroje. Ndasoreza ku bigiye kuba, reka mbanze nirebere ibyabaye, hanyuma ndasoreza ku bigiye kuba. Aho byahereye ndacyari mushyashya muri payi, ntacyo ndamenya, ariko hari icyo nabonye. Dore icyo nabonye, nagize nyambona udupayi twanjye, mana we, kuri transfer ubundi tuba dufite, iyo unyuze hariya tumayiningira ugakanda mu dukoni dutatu ibumoso hejuru, ugakanda muri iryo jambo rya kabiri mainnet, ukaza ahangaha kuri balance dashboard, ukareba hepfo gatoya aranditse ngo munsi y'umurongo w'umuhondo muremure na move haranditse ngo unverified balance. Izi ni payi utaragiraho uburenganzira namba, zikomoka ku bantu winjije muri payi cyangwa nta nabo, ariko zikaba zikomoka ku bari muri fero team yawe. Harimo abari muri security sako, harimo wakwinjije, niba nta n'uwakwinjije wariyinjije, kuko ufite guhitamo kwinjira nta muntu winjiriyeho. It's up to you, it's your rights, n'uburenganzira bwawe biri kuri wowe. Ariko muri transfer, muri unverified, byanga bikunda habamo payi. Nizihe rero? Nizazindi utari wemererwa uzikomora muri fero team yawe, ntago rwose urakazemererwa. Ariko izi ngizi ziri hano kuri transferable ni za zindi zishobora kwimuka isaha n'isaha. None rero izi ngizi zavuyeho kuri transferable, bazisubiza inyuma. Go back, you first go back, you'll be migrated with others. Uzimurirwa rimwe n'abandi. Hariya rero kuri migrated to mainnet ni za zindi zamaze kwimuka. Arabambwiye ngo nazo zavuyeyo, ngo zavuyeyo, simbizi. Icyo nzi nuko ntago zavuyeho, ariko mu masaha nijoro ubu twavuganaga bambwira bati ni kuri transferable gusa. Ubu rero twagize gutyo tubona ngo ngo go back, dusubize inyuma da. Ariko ndumva ntacyo bitwaye, hariho shaho amazero. Ubwo rero ibi ngibi ntacyo bitwaye, ni muhumure payi. Nufata ziriya payi wa mayininze zose ugateranya zirazimutse, ukaziteranya n'izi ziri kuri unverified, urasanga ari mahwi bihura. Umenye ko payi zawe rero zirahari. Ahubwo se kuki babikoze gutya? Niki kigiye kuba? Kibaba tatawe tariki 14 sinzazibagirwa mu mateka ya payi. Se ndabivuga ubundi abihera he kamera hanga. Kudukuramo yo kuvangura ibirayi n'imyumbati, kuko birajya gusa. Ibirayi n'ibijumba birajya gusa. Ubu rero ibijumba kwabyo, imyumbati kwabyo, ibirayi kwabyo. No kuvuga iki? No kuvuga ngo konte zose zitujuje ibisabwa zatudindije, zikatudindiza, zikongera zikatudindiza. Ni konte z'amoko abiri. Iya mbere ni konti mayininga ariko yanze kuzuza KYC ndetse na mainnet checklist, cyangwa byarabananiye ntibabyanze. Izi zigiye kuvangurwa muri twe. Ubu baraza gukora icyo bita mass migration kuri ba bantu bujuje ibyo ngibyo byose. Wow. Zimuke zijyemo real accounts ziboneke. Ntabwo ari ibyo gusa, hari abandi. Haraza gusigara abantu, cyangwa hazasigara abantu, sinzi niba babikora uyu munsi cyangwa ryari. Icyo nzi cyo nuko bigomba gukorwa. Ku kantu karanjoheye cyane. Haraza gusigara abantu bafite accounts ebyiri batigeze badekarara ngo iya fake ni iyi kuri ni iyi. Abo bantu baragirwa inama yo kudekarara konte zabo ya fake ni iyi kuri ni iyi. Iyo ugiye muri rero ngo self report fake account,
uciye hariya muri profile hasi birimo bakongeyemo, werekana iyo username ushaka ko isibwa, hanyuma ukerekana n'iy'ukuri ushaka gusigarana. Ko nagashya narakababwiye ejo, ibyo birangiye bakwereka yuko kuri 26 aribwo bazazisiba. Impamvu zigeze icyo gihe cyose I don't know. Hanyuma ibyo nibirangira, izo fake accounts zivuye mu nzira, bazongera basangishe za mass migration ishobora kutaba uyu munsi, ishobora kutaba pe, ishobora kutaba ishobora kutaba. Kubera iki? Kugira ngo barindire bizagendere rimwe. Kimwe nuko byaba ibindi uko biri bugende sinkuzi, icyo nzi nuko hari ikiri bubi, ndakigarukaho nacyo mu kanya. Hanyuma ubwo kuri 26 bamaze guhanagura za zindi, ubwo nibwo twiteze kuzabona ikindi gitangazo. Igitangazo cya mbere turakibona uyu munsi ku za saha, itangazo ikindi gitangazo tuzakibona icyo gihe. Muri make ibintu ni periodical, ni urukurikirane, mwihangane murega tubihanga amaso, nta n'ikindi tugomba kurenzaho. Naravuga ko ntazongera kuraguza umutwe, ngo ubundi sesengurira yego nabyo no kuraguza umutwe, ariko mbigendamo gake. Ejo hari abaje kundeba ngo ongera uhanure, ntabwo nakongera guhanura, urumva. None rero reka tubigenze gutyo, mureke twikurikiranira amakuru. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ikindi kintu twiteze uyu munsi mu makuru twiteze batubwiye ko uyu munsi abacuruzi baratangira gucuruza, kandi abapayiniyazi baratangira kwishyura payi. Babandi babonye iki? Migration. Barangije iki? Ibyumweru 2 bemerewe gukoresha payi zabo. Ibyo byose mubona bizagira iherezo, amagorwa turimo azagira iherezo, ibihe byinshi tunyuzemo bizagira iherezo, mwihangane bapayiniya bizagira iherezo. Ariko kumana yanjye none barashahura. Mva mbabwiza ukuri, njye ndibaza ngo niba abacuruzi bari gutangira gucuruza bakira payi zacu muri ecosystem za payi, atari hanze ya payi nk'uko twabikoraga batugaraguje akati batwishe urupfu n'akabozo, mbese muratekereza bari bucuruze ku kihe gicuruzo? Nanjye ntabyo nziga. Ubwo rero mwitonde mukurikira umukino. Sifuri ivuga mureba aho ukuboko kwerekera, indi sifuri ivuga mureba aho ukuguru kwerekera, sifuri ivuga mureba aho umuzamu ari. Buri wese acunga izamu rye, my friends, wese acunga izamu rye. Dukurikira umukino, muve mu miteto. Kandi ndashaka gusoreza ahangaha indagu zanjye, nubwo nzigaruye ntiraguriraga. Hanyuma ndashaka kugira ngo nsoreze kuri aba bantu. Umuntu isuri iri buhitane, wiyakire. Nibiba ngombwa kuko kumayininga biriwe bigishoboka, uwo bari butware byose ahita atangira bushyashya akoresheje indi nimero. Uwo bari butwara byose, uwo batari butware byose, mayininga udusigaye. Niba kumayininga batari bubihagarike, ariko ndakeka batari bubihagarike. Ibijyanye n'igiciro ni mubiri harire kwa timu, muceceke mutuze. Nyamuni intari ryanye muhano mu kanyagwamo, intari bunze muhano iramutse ibyutse ikabyukuruka ikabyo ya intare bitagisivi. Intare yapayisha, intare yapayiwe. Muhumure, mutegereze, muceceke, mutuze, mutitwi, muceceke. Ndashaka gusoreza kuri aba bantu. Muntu wategereje payi igihe kirekire n'abambere yanjye, njye nagiyemo kwa 7/2021.
muhumure, igihe kirageze, tugiye gutabarwa, hanyuma ibindi bijyanye n'inkubiri yo kuvuga payisiyo, payiniyo, payinisikamu, icyama sikamu nk'iyi, sikamu itanga amafaranga, njye narabikoze ndayabona, alalala. Mwirirwe, nyamuntu abatarakora subscribe nimuyikore, kandi buri wese ambabarire yoherereze mugenzi we iyi video, iyi audio nkaho ibana umubwira uti gira vuba. Umuntu wese utarazura konte nayizure, abakeneye ko mbafasha muze mbafashe. Ishobora gutangira kuboneka mu masaha 9, aho duhurira murahazura, ubundi urampamagara ukamaze uti nkeneye kugufasha kuri payi, nagusanga he, sanga hapi ibyo. Hanyuma nimubona ntabitagiye mujye mumenya ko ndi mu kazi, reka ndayoborwa, reka na buriya iyo muzo kundeba ngomba kore muba munkuye ku kazi, kandi iyo saha mba ngomba kuyiriha. Ndacyasinzira se muko nyogoma, shaje nzatangira kuruhuka kuri 15, batazambona muzihangana, ariko biraza guterwa nuko itangazo riri gusohoke. Agiye mba ndeba nanone kubasiga nkumva nyagasani we. Okay, akanaye kuzana impuhwe nyinshi, nazo ko Dr. Nicolas agiye kuzireka nawe yarata. Turi kumwe, murakoze.